byanyabyo mama ni mama wakubyara mu nda. Mva nkubwire Rura, ntabwo nzagira agasuzuguro k'umwana wawe ngo ngire n'agasuzuguro k'umukozi. Ese Sama kushuta rwembitse habaye iki? Ubuse urebye ubona ndi umuntu wo gucara nkatuza kuko nageze kuki? Kuko mfite iki se nagezeho? Kuko mfite umusore uri kunshoramo ifaranga iki? Uratinyuka ukambira umugore ngo numusazi ntasone. Yewe mubwira ngo iki? Hari undi uhetse se cyera ko waguca. Ngo iki? Hari undi uhetse wowe ntabwo wabimubwira. Babanjye ntabwo uzongera. Cyo koza amata. Cyo koza amata. Ariko iyo wifata wowe niwe mbwira cyane cyane iyo wifata mugatera inzu wagira ngo nta muntu uyibamo urumva nta soni ufite hano ni mu kabare se byibuze tubimenye urumva uburyo ki mwateruye inzu niko vane nta soni ubundi ubupanga iki n'uyu mukecuru mupanga iki kuzunguza umutwe gutyo se bivuze iki niko mayo umukobwa wanjye wamuganira ibiki ku buryo museka inzu yose mukayiterura Ntabwo yasetse. Turi kureba filime nyine filime na televiziyo iri kwaka se kanya umuriro wari ubuze nyine turayikopa dusubira inyuma noneho ni filime mwari muri guseka mwarebaga ngaho nanjye nimumbwire nsekeho gake nimumbwire ibyo mwavugaga nanjye nseke Aho tuzongera. ahoye nimumbwire nanjye mbanze nseke niko fa mbwira nanjye nsekeho gake ibyo mwasekaga se byarangiye biri mu buryo bimeshe bisukuye kwera Ayo kanu. nta kantu ngomba Kambaye ubwiza. Umutima wawe ngiye. Ubwo muna shaka kujya mu zigendere kagenda n'inzira Uganda. Ariko ngenda rero nabonye agatekerezo. Waretse neza tukazibanira. Bashaka uburyo twakubanira hanze. hanze y'igihugu se Oya, hanze tugashaka akazi twibanamo hanze. Tukajya dukora dutaha. Aho kugira ngo abantu bazadusubira. umva nkubwire nga ibyo byo rwose nushaka kubyibagirwe ntabwo ushobora kubana n'umugabo udasiramuye ahubwo reka nkugire inama uko nyumva uzaganirize bosi wacu umubaze inzira bicamo ubaze uko bikorwa ubanza ujye kwisiramuza siki ndakumenya none se wamenye ute ko bosi adasiramu kaho munyumvire ase nga uzi ko nta n'ubwenge ugira ubuse nk'iyo umurebye mu maso ubona bitamusa reba rura rukara rwe ukuntu areba amaso yaho ahora tukwe ntabwo uhita umenya ko asiramu ngamuka rwose suba wisetse ibiki kwisetsa nisetse ibiki ngewe nkubwire ngewe ngomba kugumana umubiri wanjye uko Imana yandemye naho ubundi byo kuvuga ngo ndajya kwisiramuza ubu se haramutse habaye imurikagurisha rya gakondo ubu se urumva njye nazatsinda icyo gitego urashaka kugumana gakondo yawe neza none uzagumane n'iyo gakondo yawe jyewe unyibagirwe mu gihe utarabwira bosi ngakujyane gusiramura bakugire nk'uko ameze nyine njye nawe rwose ntabwo byakunda uragaragaye rwose uzabwire mabuja akubwiye nawe uzagiye gucimira kaka ibisi ibibazo nga hanyuma yo wabwiwe n'iki ko mabuja yacimyeyo wowe ni inshuro zingahe maze
kize kubuza kwicarana n'uyu mukecuru none mbega amasomo yaguhaye wayishimiye wari uri guseka mbega washwanyutse amasomo yose y'uburaya wayafashe njye narakubujije ndakubwira ni sinkeneye ibiganiro byawe hagati yawe n'uyu mukecuru sibyo nakubwiye uburaya bwe uko bumeze nuko bungana urashaka ko naza kujyana mu mwuga nzakora iki kugira ngo uzumve neza neza ko ntakeneye ko muvugana n'uyu muntu nzongera n'undi munsi haguruka gira vuba nawe ndakwiyamye n'ikindi gihe sinzongere kubonana n'umwana wanjye urumva umunsi nzababonana ubwo uzambwira icyo muri kuvugana urimo uranyumva yego uzajya ujya kuganira n'indaya ngenzi zawe hariya hirya ntuzongere kunganikiza umwana wabibwiwe n'iki wese ngufashe uransobanurira ubu twarwanira hano tugakizwa na leta ndeba mu maso y'ingasa nkabyibwira none se reba atambara ibikabutura bikagaragara neza ko yarakimiye abibika muri biriya bikabutura hanyuma se iyo myari uri kuvuga aragenda akayiseseka muri ibyo bikabutura uri kuvuga none ngaburetse mabuja atinze kuza ngo mubwire ibyo bintu muvuzeho hanyuma noneho nashaka nyirukane kandi nawe ugomba kunsobanurira ahantu bikaba kimwe kuri kimwe nanjye nkagenda nkabwira databuja umubwira se nkabwira ko wavuze ko nyokobuja yakimyeyo ngaho munyumvire ni njye mbikubwiye nkamubwira ko wamusiramuye nangwa yisiramuje ubundi umwiki ariko ubundi umuntu aryamanye nawe ntiwamusiramura utiriwe ujya kwisiramuza ku bitaro uroroshye ntufite imakasi nagusirama ko nagusiramura uwo muntu wawe ufite ikimakasi ni wowe ugomba kuba wasiramuye databuja gusa wajana ase Jojo wowe wajya ureka kunyitetesha ubu hano mpagaze mfite ibiryo tujya mu gikoni wageze ukabyihereza ntugire ngo birarangiye birangira gute ngiye ibyo ngubwira kano birangira gute ntugire ngo birarangiye turabisubira reka gende nambara ibidarubindi byanjye ndebe uburyo nzajya mbafate agende ngo tugende tubane n'abana n'umuntu bana abantu bisiramuje nawe bazagusiramure nagusiramure databuja icyo kimakasi cyawe cyo ni cyamusiramure nakundi Fabien nese wabonye aho ujya sha mu by'ukuri nakubeshye nta n'icyerekezo ufite nese uravuze ngo uragiye utazi niyo ujya mbese mbigenze papa wawe nawe byamurenze ukwemera mama wawe nawe aho kugira ngo nsenye umuryango wanyereka nigendere ubwo nyine aho bwira niho ndi burare uko Imana ibishaka niko biri bugende sha Fabien nakundi se ufite nomero yanjye uzaza umamagara ngiye mu rugo ntako ntagerageje mama twarabishwaniye papa nawe ndabimubwiye nta kintu yakora nose ndabizi byose kandi ntacyo utakoze na papa we nta kintu atakoze sibyo byose ndabizi narabibonye niba ari ahantu nagukoshereje umbabarire niba ntaranitwaye neza umbabarire na kimwe kibiwankoreye pe gusa birambabaje uguhamagaraho bizagorana urabizi ko nta telefone ngira najyaga ngerageza gukoresha n'iyawe ariko Imana nigira uko bigenze ndarigenza ahindukira nkamenya abangiriye neza ntabwo byoroshye habe na gato nukuri ntakubeshye pe nanjye sinzi icyerekezo sinzi n'iki kintu nanakora mbese ubu mubwire ngo iki koko hari umukobwa wanjye tuziranye nyine w'inshuti yanjye ndaza kumuguhamagarira sibyo ariko uraba ugiye hano rwose nambara hano ntabwo wayikira ukiri ahangaha uraba ugiye ndaza kumuguhamagarira nze kumva nyine nimba bikunda nawe ugerageze uzampamagaye nubona telefone
icyumba cyanjye mama yagifunze gusa n'uzifite ndabizi ese ndamukoreye iki zifasha ku cyumba cyanjye ku bizaro byanjye kandi tubutiza agapira ubwo widondetse aho ngaho ushaka iki kangahe muza ngo ntugakandagire mu ntebe sinyamubuza kiracucu cyangwa uretse udashya abasore menshi bikuze kuki utahanaguye aya meza asa ahubwo ishanuka ryawe ntabwo ishanuka ryawe wakana we birashyushye ntushye ubwirwa n'icyo nagiye kumugaburira asa amasenye asa amajojo akira akangwe none Faz. Essa de cor não usa mal. Qual? Foi na vídeo ou não? Aviti biryo umusora bikiro kwanya kugira ngo ndikaze ko. So, njye kuri yazo bitakwaye. Kujya mwihorera ariko kandi baragukubita Ese kubera iki? Ntabwo sinzi kutumenya. Akira ntabwo se yagiye akira mbega wongera urye nubwo nawe rero sari Kosha. Bite. Kosha. Kuba waha ibiryo bikeya muri babiri. papa agakora nta biryo bamuhaye Kuki? mama yabimwiye Yabimwe. Niyo mpamvu murimo gukoresha ikiyiko kimwe. Gakwa. Habaye iki? yazanye ibiryo ntakigeze ambwira yazanye ibiryo biracucu wenyine undi arangira nta kintu yambwira Ko se ubwo ntumubeshyera? Isi yarahindutse iyo umuntu nyine kugira ngo akwizere cyangwa se afate umwanzuro wo kuba yagufasha birakomeye ibibazo nagiye mpura nabyo byose byaturutse ku bantu nasize kureba ibyo ntagakwiriye ubwo wakihanganye ihangane bino bintu birarangira none ntihanganye se nabigenza nta kindi wakambwiye ariko ni ukuri reka nkubwize ukuri naho Imana yenda mushobora kuzumva umurambo cyangwa se ikindi ariko ndakomerewe pe ntabwo nzi nderekeza hehe sinzi ikindi akora iki kandi na mama wawe buriya ntabwo namurenganya kuko mama wawe nawe afite impungenge z'iki isuku ibyo atekereza nawe wakabitekereje wapi ntabwo nzigera mubara nugira ikibazo na kimwe kubera yuko nta kintu kibi wamukoreye ntabwo wamuhemukiye isi wanamwiciye ariko nyine mama sinzi nyine iriya myumvire ahantu yayikuye ashobora kuba afite n'umuntu wenda uri kumujya mu matwi kuko we ntabwo yabyishyiramo kuriya gusa umwana we isi niko bigenda ngo isi itarakwikaragira nyine ubu nanjye irimo iranyikaragiraho reka ngende aho inyerekeza niho ndi buke kandi ibi byose ndibaza ko biri mu mugambi w'Imana ariko ibi byose birarangira njyewe ndumva mbabaye Mana ishobora byose Mana nyimwe uyu mwana niwe nzamugira n'Imana Mana ishobora byose Bikira Mariya nyimwe umwana umwe arya undi ntarya ngo umwana umwe akarya undi ntarya niko wangayiwe nta biryo nguhaye isoro ni ikirabuye hariya ntubiriye
warangiza nabisagura bimena kagira gute umwana umena ibiryo gakwa iyo ngeso wadukanye ni iki yo kumena ibiryo shire ngwino nkwereke ngwino mbikwereke sanze wabikoze nagucanga iki nkamaga oya ngwino cyane ngwino reba ibiryo bari urebe nabimenye ibi ntabwo ari kumwaze reba wagira ngo nteze ngo ntabwo bibonye kubamo kasi abantu bagowe waretse akamuhana wampunguziwe ibintu mu kwigisha umwana byo kumena ibiryo nta soni wowe kuki urimo kumushyigera ejo cyangwa ejo bundi uzasanga nawe urimo kubikora sefa namena ibiryo maze iminsi 3 naryo ako bamukasi w'abantu baragowe we papa kubeshya maze iminsi 3 utarya anyandurije umwana karabaye afunga amazi akajya kuvoma nijoro gakwara akajya kuvoma nijoro nawe ndeko mbuza kubivuga barandogeye shiri barandogeye ndaragewe nyiramo uyu mwana nushaka umuhane sinyimuhana kubera ko asigaye ansumba ese ko bamuhane ukamubuza kumena ibiryo ndabona umwana adashyira akaraso ariko buretse ibiryo basize reba ibiryo ngo yabimenye niba zabimenye uragira ngo cyangwa zabirisha umuntu kamaze kunyaniriza umwana mama njye ntabwo nzabeshya nzavugisha ukuri noneho nzabwirwa kubita gukora umwibutso gusa kwangisha urabona ibintu bw'iyesu umaze iminsi 3 shira nk'ibyo bintu nabyemeye kuko uremeye ucucuguje umwana we nakakagene rero uko ngiye kuzaruvamo nawe tugusigemo usigarane n'agakware na so shari agakwa nawe ndeko undi wajya uvugisha ukuri uzahora muri ibi usanga uyoboye ukuntu ateye reba n'ibintu ukoze ubu nta n'undi arara hanze karabaye kandi urufunguzo rw'icyuma cyanjye ariwe rufite ubwo se ndarara uze turarara kugira ngo nze kuba Fabio nagufasha iki nta mafaranga ngira nta nzu ngira yewe nta n'abavandimwe nzi wenda ngo umujyane ndagufasha iki njye n'ikimpangayikishije ni uko n'aka gasozi ntakazi ngo nibura ngo wenda mbe nagira naho nshakisha ariko nta kundi bigomba kugenda reka ngende ntanga amahoro ubwo icyo Imana yaneganyirije n'icyo kiri bube ariko ndakomeye kandi niyo ntanakomera nta n'ikindi kintu nakora ni uko nyamunsi n'ubundi kinyirukanka yabaga n'ibindi inyuma byose ndabyari bikemutse ihangane bizarangira kandi Imana ikurinde ndagusengera umwana wanjye kutagira ese ubu nkora iki koko Mana nanjye nta kintu mfite cyo kukubwira wakora reka ngende mama wawe atagaruka akaza akanasanga ahangaha Imana niba ishaka wenda hari ikizakora ni mu buntu bwayo usezerere kuri papa wawe ukango yerekeze buri gitondo narebaga mu ndorerwamo nkibaza niba nduwo bakwiye kwanga ijwi ry'umubyeyi ryaraburaga amaso y'imbabazi sinigeze nyabona ariko igihe cyarageze natangiye kwikunda sinasubiye inyuma si agaciro